izategeke tuzanesha sabe Imana tukwe Imana irashaka yuko twese hano mubere bikorero yewe ndetse ubwenge Amen. Muraho. Murakomeye. Yego. Mwaramukanya amahoro. Yego. Musa neza. Amen. Musa neza rwose. Municaye neza. Barasa n'Imana. Ndasa neza rwose. Aho tugeze dusa neza. Dusa neza. Abaje ari bashasha aje uyu munsi yitwa Mapendo cyangwa Amasezerano Suleyimana Jean Pierre, umugore n'abana icumi mu rugo Karenshi ndetse n'abuzukuru. Urumva ndashaje yarambwiye ngo izampa n'abuzukuruza. Haleluya. Rero ukumva ko kumenya akazi kumenya gukora umurimo w'Imana. Haleluya. Haleluya. Harabifashe gukora umurimo w'Imana ariko tukomeye. Twebwe tuzawukora. Umurimo w'Imana urakomeye. Hari abantu bibaje ngo ko mfite amazina menshi yavuye. Naje kugira amahirwe ateye ku buhamya. Naje kugira amahirwe mama yatwitira abatekinisiye baratekinika antwite iyo nda imuheraho aragenda aja mu baganga biranga, aja no mu bapfumu biranga, aja no kubaza biranga, aja no gushikisha biranga, hose araharangiza. Ahuye n'umuntu aramuganira aramubwira ati yanda uracyayifite? Ati sihukwiyita ati bizanyica. Aho kumbi ari kubwira umuntu usenga aramubwira ati yo ntabwo izakwica, ahubwo dore hirya jayo. Ati si mwana wanjye hari aho nshigaje? Atoya hari aho nshigaje. Ati hariya hirya hari akadini k'abasazi
k'abasazi ariko nubwo bajya basara barasara bakaba ku ijambo. Genda nugerayo, dore n'ubu bari gusenga, bari mu masengesho y'iminsi 3. Nugerayo bakaguhakanira, ugende wipire, niho hanyuma bagomba kubyemeza kuri bupfe. Aragenda ati nagiye henshi hariya niho harana. Abaragiye ari kumwe na papa, bari abagatolika. Bagezeyo basanga harimo udukecuru twicaye ku bisambi, twicaye ku mikeka nk'uko twiyicariye bari mu yitatu, bamwe bari kujya baragera ku cumi. Ariko bino bintu ni byiza, birakora. Agira gusa kubera n'umugatolika w'agakanura, umukecuru aramusimbukiye ati mu izina rya Yesu byara. Uwo mwanya baravuye, igise kirakubise, bavukiye mu rusengero. Imana ubwayo mu buryo ubwayo iravuga ati uyu mwana yitwa Twubahima. Papa nawe ati iri dini bari bararinyamishije ngo muri abasazi, none uhereye none njyewe ndarikunze sindanarivamo ndanarigumamo. Kandi uyu mwana mwise Mapendano. Mapendano uhereye none iri torero ngiye kurikunda, namwe mbakunde, n'uyu mwana ndamubahaye. Amen. Ngiye kubatizwa Jean Pierre, sinje wahera. Amen. Ibi bintu by'umwuka mubifate neza, nuko bifata mu mwuka. abanyarusizi ni mu byanga rizitahira aho babikeneye, ni mu byanga bizimuka. Mubifate neza. Abantu bajya batega indege bakajya mu Isirayeli, bakajya kureba Basanamuzi yarapfuye. None aho kugira ngo nzaje kureba uwapfuye, nzareba abakiri bazima. Haleluya. Aho kugira ngo nzaje kureba abapfuye, uzareba abakiri bazima. Niyo mpamvu naje kwaka gasozi, nuko mukiriho mukiri bazima. Sinzana gusura abantu. Gahunda ni Mapendano. Amen. Rero n'abakunzi kandi ndi kubona ibyabahanurira. Icyambere Imana yakoreye gikomeye, nageze hano kwaka gasozi nahavugiye indi mico. Haleluya. Navuze indimi nshyashya nazivugiye aha, numva nica. Nahavuye hano nahavuye ndebe aya masengesho ndayavugiye n'indimi nshya. Amen. Kumbitika n'amazi ni byiza, ariko nahavanye ikiruta amazi, nahavanye ikiruta tike. Amen. Gahunda ni Mapendano. Kundegera ni byiza birakwiye, ariko nahavanye ikiruta tike. Mwanagera mutandagera icyo ntanagenda akagerayo, kuko n'ubundi umuhanuzi aravuga. Ntabwo umuhanuzi agenda uko abonye. Gahunda ni ukuguruka. N'ubundi gahunda Imana ifite ku muhanuzi. Ubundi umuhanuzi ni umwana w'inkuba, ubundi
ubundi muhanuzi ni umwana w'inkumi n'amabona arige n'umuyaga n'umuyaga. Amen. nagiye mbona abantu bose nacungaga abantu ku maboko yabo ngasanga aho kugira ngo bagure isaha baguze ibikomo n'iki byose. n'imiki. ibyo rero ni ibyanyu birabareba ni sisiteme yaho ariko njyewe gahunda niyo kuguma mu mwuka. Gahunda yo gusiza ikiwa. njyewe ndakorera Imana neza irangurira akantu ngiye Ni ukuri. ndabizi nindakabona ngaye ubu ugiye kuyiva imuzi n'umuzimu. Amen. n'ubundi abantu batubwiye Yesu hariya bizaheri bamubwiye Yesu neza baramubuza baramwamamaza birangira ari bo banamwishe baravuga bati nabambwe mubwire ko batumubambe vuba isabato itari yagurutse. abishe Yesu ntaho bagiye baracyariho namwe musabe maso batazaha. Oya abishe Yesu baracyari. ntaho bagiye baracyariho namwe musabe maso batazagurutse. Bakurangira Utinya abantu bajya gutangira isaha tubamuranye. bagiye gusenga bamaze kumwiba. bamurangije banamuzinze icyo bita kumuzika kumushinga. Abishe Yesu ntaho bagiye. Twicara nabo tukagendana nabo tugasangira nabo sha umva. ndayisenga Imana nayisenga ndongera ndayisenga. nayisenga yo mu mazi nayisenga yo mu giti nayisenga yo mu cyumba nayisenga yo mu rusengero irambwira mu giterane giti ngo mwana wanjye umwana wanjye uranejeje. aba bantu bose ndabapangiye ariko nawe umva akantu umupangiye ikintu ngupangiye ibigeragezo kubera kunezeza. Ayo. Imana ipanga ibigeragezo. Imana irapangira ibigeragezo kubera kunezeza. nayibwira ndetse wampangire gare cyangwa ukampangira moto cyangwa ukampangira perimi ati njye nabonye ko ukwiriye ari ibigeragezo. ari uhari imwe irapangira ibifaranga abandi bapangira ibigeragezo. hari abirapangira amazu abandi bapangire ibigeragezo. hari abirapangira abagabo abandi bapangire kubabaka. hari abirapangira akazi abandi bapangire kubiruka. reka kureba abantu Imana yavuze ko izabashyira hejuru. nta kibazo umuntu uzi ko Imana yamuvuze ko izamushyira hejuru bazamuka. mukomere Imana amashyi mukomere Imana. mufite ikibazo uba amasengesho turamusenga nayo guteza abantu akaga kubera yuko imyanya yose yararangiye. nta mwanya n'umwe udafite iki umuntu uba amasengesho turamusenga nayo guteza iki akaga. Imyanya yose yararangiye. iyi kubwira nigushyize hejuru ntawe ugiye kuvana bivuze ngo murugendo haleluya haleluya. Imirenge uturere twose dufite urugendo turimo Imana irimo irazamura abantu abandi ikabamanuka. bivuze ngo uzamutse abisikana n'uri kumanuka. nabyumvise.
iyi Imana igushyize ikumye ngo ngushyize hejuru ubu urabisikana n'umanuka kuko mwese ntimwahurira ku ntebe imwe. oya bameye bose uturere twose dufite bameye ubwe bameye ubu dusoza yindi tugiye gusoza yindi hasigaye amasaha make ngo dusoza yindi tuyinogonore tuyisoze. niyo wasenga amasengesho asubayo Yesu yasenze y'iminsi 40 n'amajoro 40 akajyanwa n'umwuka mu butayu kugeragezwa na Satani, niyo wayasenga mu makosa Yesu atakora n'agakungu Yesu atazajamo atazigera anacamo mberurire babanirira ku murima nuko atakwiba umuntu wayo ikigeragezo. ntabwo yatwiba mu makosa Yesu atakora atazigera anakora n'usanga uzasenga nasumbaye ntiyakora ikosa ryo kwiba umuntu wayo ikigeragezo. abakiri hano muri aho abakiri hano muri aho ikosa rya kabiri Yesu atakora ubwo ngo Yesu atazigera anakora yicaye mu ijuru atazigera anakora nuko atazemera yuko umuntu we yagerageje yicwa na bya bigeragezo. ikosa Yesu atazakora atazigera anakora nuko atazemera yuko uwo yagerageje yicwa na bya bigeragezo. umva ijambo yaranditse ngo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi ariko Uwiteka amukiza muri byose. ikintu kizakubwira yuko uri mu mugambi w'Imana ni ukugerageza uzageragezwa cyane ikagukiza muri byose ikakugerageza muri byinshi ikagukiza muri byose bagategeka kurapfa yuko niyo yakugerageje twara neza niyo yakugerageje twara neza niyo yakugerageje twara neza witwara neza ibintu byose bizabeshera shitani ibintu byose biva kwa shitani ibintu byose ntabikire shitani n'abadayimoni. yazize gukiranuka mu Bibiliya ntabwo yazize agati kugira agati ni ukuzira ubusa ni ukuzira iki ni ukuzira ubusa ikamuhonda ku mugaragaro ikamumenagura akananga gutinda no kuva. ubu hari abantu banze kuva kuri Yesu agiye gutabara yarabahondaguye ariko bayigumaho. Haleluya. asante ihambire ku mapere urabejeje ariko ngiye kukugerageza kosha we kusuri bazi n'abantu we wabona ari bazi kwitonde
Awena mapendano. Apelele awena mapendano. Mfanye kimanga na automatic. Impamvu twibanda muri iri torero ntiturizemo tugatunga bamwe mu babo ariko baririmo tugatunga abasambanyi baririmo nuko bazi ko bari mu mwuka wera. Ariko ugiyeho batarihana aho ibyiza ingaye ariko ingaye nabi inenge ariko inenge n'izute buriya kugira ngo izadupfire hanze uzareke idupfire mu maboko yacu cyane rwose igituba y'abagizute wase none se uri muri kabari yamunengera he uri muri yose yamunengera he muje mwerekeza unenge twana tuzahama dufashe icyemezo nk'abagabo kuko Daniyeli yagambiriye kutiyamisha ibyo kurya by'ubwami yari yahari nuko yari yagize ute yari yahari. Yesu yari ahari. Impamvu tubona dusenga tugasenga hari abagikeneye ibintu akaririmba cy'ibikenyeri akabyina cy'ibikenyeri nuko atari yahura na Yesu ngo bamurondore aho bamurondoye yabisiga ntibabisigaze impamvu tugisengana n'abantu bagifite icyo bita amadodayimu nuko batayabarondoye. Amadodayimu ni igiti cyitwa inzaratsi bitera undi gukundwa. Iyo ugifite baragukunda, iyo utagifite ntibagukunda. Bafite make amadodayimu Muheburayo babita amadodayimu. Ni igiti gitera undi gukunda. Iyo ashaka gishyira no mu mavuta bakakisiga kuko ni amadodayimu icyo giti rero gitera abantu kubakunda. Hari ikindi giti cyitwa nagutera cyamukuru ko mucyamukura kweto nta nama y'abagore. Icyo giti ni kimeze nk'igisimba cyitwa igihorazongo kigenda gikururuka hasi aho kinyuze kihasiga ibara giharazongo aho kinyuze kihasiga iki kihasiga inzira aho kinyuze ntawahawe kihasiga ikintu kimeze nk'amazi. Biragoye rero kuja mu mwuka. Hari abameze nk'icyo giharazongo ari abafite amadodayimu n'abafite amadodayimu batambuka bahasiga amazizi buriya barakora ndi kubareba ndi kubitegereza mwese reka njye n'umuntu utarabafite niki uwabatijwe ku gahanga nawe yarabatijwe none mu gihe cye yarabatijwe uyumva binenze azaza mu mazi. Mwarabatijwe mwese muri hano mwarabatijwe. Pasitoro na padiri yaranarinda batubatije mu mazi tujamo neza ariko amazi ntiyigeze ajya mu kanwa.
wagiye ahandi hose mukamaniye girute ufite abarokora bakizwa bagakizwa neza ariko byagera kuwa bagera kunyuma ugasanga bafite amadotayime bafite amatwi mabi kirumva utamurangirira sige naguruka irangira ati mwana wanjye ngiye kukugerageza nongere mugerageze uranyuye ese mana wampemba nk'abandi kuko kubahemba kuko bivivura atoya urundi bivivuye ngiye kukugerageza ari mfite umugore tutari twanabyara ibi duteje inzara tuba turaburaye none mfite 10 nto twari twaburara irashoboye cyangwa ntishoboye Amina. Irashoboye. Injira no mu nzu, injira no mu buriri, injira no mu safari. Aho winjiye hose ukahabona inzara no mu mbaburi kabirimo no mu ziki kabirimo. yarakatsindwa rakata Amasamu ndabintunze ndabagaragiye. Amadeni abavanye amadeni. Ibintu birakomeye. Abahanuzi bafite ibibazo mujye murahanura ariko mushinge hagati. Ejo bundi nahanuye i Kigali ndoko Kinkoni. Yewe n'uyu mubyeyi witwa Mamari. Turoko Kinkoni bwa nyuma. Duhanurira umuntu w'umukire. Ngiye inzu yawe ntiyagenda ntibarayiteza cyamunara. Birangira bayitejeje. Iraguma iguma miliyoni 101 kandi umwuka yavuze ngo ntabwo iragira bayiguze maze uyu mubyeyi ndikuba yiguze ati njye ndikumva nkomeye ntabwo bayiguze inzu nani yabo Magisha mwuka ibyo yambwiye ni none avuze mu inzu ni yabo bakaba bayiguze bakaba banishyuye ni yabo umwuka nanjye arambwira ati ni iya nyirayo. Haleluya! Oya, uretse ko tukwishishanya wakizera kandi yaki biragoye kwizera umuntu wizera rero yizera n'ibyagiye ko bigomba kugaruka. Haleluya! Umuntu wizera agomba kwizera ibyagiye ko bigomba kugaruka. Nanjye ndatumvise niko tuzamucumba Turasenga. duheza nyirayo muramuheza akatwereka mishale tunayibona bayijanye uno rero n'ikoranabuhanga babiguze bayiguze 101 ihagaze muri gushakira abana muri uyu munsi byaneze umwuka nawe wazabifite ati ngo barasohoka. Mama Oliva yagiwaka amubwira ko ari hoga y'umwuka wera kandi ko mwatubeshe ngo ni Imana yavukiye. Ni Imana yavukiye ubwo by'ubuti ati ni yabo. Ababiye mu buhengeri numva ni yabo. Haleluya! na arize najya nuko najya nuko ujya hehe
nabisiga uzajya umuntu azajya niwe nzaza ni wawe ibyo n'ibitoki njye n'ibishyimbo njye n'isamba ariko n'ubu ukibifite nzajya yigiremo aho nta mahoro gahakwiriye igendere ubundi hari ahantu ushobora kudasura kugira ngo n'amahoro makeya bari bafite nkayaga hari ahantu ushobora kugera umwuka akambwira ngo hano hari amahoro makeya n'utwari turimo havuta tujana igendere kigendere iyo wize amahirwe y'umushinjira ntatujana ukagira ngo wize umushyitsi w'umugisha aho kumva n'uw'umuvu mwami iyi nzu kwiye ndi kubona bishara ariko umugabo yagiye agura inkoni tutabizi inkoni bitanu ati inkoni irakubitwa n'ubundi mapendo niwo muhanuzi wahanuye nyuma mama wuriva hanura mbere ndakubitwa hanuye mbere umwe ndamukingiranye mu cyumba nshumani radiyo cyane mbere mukubitira mu cyumba uri hanze ntabwo arabimenya mapendo ndamukurikizaho nyuma nawe umujyane mu cyo buri wese ngo ni ijana amabwira ko agomba kuzongera kubeshyera iki Imana yarabarokoye mama kugira ngo usebe neza kugira ngo yara gukubita nta kamera yazanye uwo agomba kuzana kamera kugira ngo usebe neza n'urusinzi usebe no muri zahiri usebe n'ibirayi usebe bavuge bati mama wuripe n'umutima mubi cyane aba bareba leta twarabivuze yari yavuze ko izabashyira hanze izabakamaza ariko yarahabaye cyane yandinze inkoni Imana kabiri gatatu nibyo cyane yego icyo bivugiye ndashaka kubwira abantu icyo hanyuma niba uzi ko cyavuye kwa Mose yego ukabuza uwo wavuganye nawe uwazi yego yego none ubu yataje urimo nyirayo n'amadeni yarangije kugisha imana irashoboye ntazanisha reba ahantu hagura imiliyoni 800 hakaba hari hakurya 100 Mana nisho nakomeye uhanura amen tukabone Mana nishoboye icyo Imana irashoboye cyangwa nishoboye
urakomeye Imana. Amina. Amina. ndakomeza rero ndagerageza ibintu byo mu nzu birashyira amazu aragenda imirima iragenda hasigara inzu imwe yishyira ku isoko muri umukiriya buri Imana yakinze fata inyundo nuriya hejuru y'inzu ngira umugore nde n'ubundi baramwaye cyane muri iyo minsi ibyo bibazo bibaye umugore wanjye iwabo baba baje kumunyaka ati barakubwira uyu ni umukene ntabwo utagira ni umwishwa muto uba waraje hakiri kare utarahwera ndagenda ndananuka mva ku biro 75 ngera ku biro 35 narahagararaga nkabona aho mpagaze hose ari kuzenguruka kubera ihanga hamara buriya rero inzara irya cyane umuntu kugira ngo yumve neza buriya umuntu usanga udashonje nta nzara yumva ariko usanga wari ufite ibyo kurya nyuma yaho inzara ikaza niwe yumvaga neza aho umuntu ufite abantu bayimenyeye bamenyereye inzara bamenyereye akarya ikijumba akanyurwa nacyo ariko iyo wigeze kurya ukabona isosi ukabona n'ubugari ukabona n'inyumbati nyuma yaho ntuyibone amaso arameneka bakagira ngo urumogi ukananuka bakagira ngo wabaye n'ifi uri kwitaye aho kumbe ibintu byagize byakomeye asoza umugore bazahingura ariko narategereje ndarayihe ubona kuri umugabo arambwira tubuze kuba umugabo tubuze no kuba umugore ati none wabura umugabo abura n'igice cya senkana nanjye nakibaza kumva ni none nanjye nkamubaza none si wowe uri umugore aba umugore si wowe wabura icya mbere ati twese turi kimwe ntacyo tumaze ati ubwo twese ni kimwe ku kindi birangiye bamunyatse asubira iwabo iwabo bari bifitiye imodoka nagiye kumusana bafite imodoka ngewe imodoka nari ntunze yari igicugutu murabizi ni ikiziga cy'ibiti igitogotogo nicyo bagendaho cy'ibiti muri gomba niho bibaca nakigura rero nkagitwara bakanyita katikoni kurengera gitwara cyane ntabwo ihungabana mu rugo katikoni ugakatikoni ibona niyo iri mu makosa kuko nta munyamugenzi uba mu makosa rero jewe nari ntuye mu cyaro ari kure abo yari mu makosa ambicyatara aramene numva umukire cyane ko gicyatara reba icyatara mugora mushana ajyana ari nijoro imana yose ariko abantu ifite umwuka we ajyana ari nijoro ararota umugabo muremure muhagaze iruhande aramubwira umugore wanjye yitwa Korodine aramubwira ati Korodine ati karame uri hano uri gukora iki ati inzara yari igiye kutwica none naje yabyibutsa ati none cyagiye muri gusezerana warahiye yego twariye tuzabana nta biryo tuzabana twabyara tuzabana
Imana iramubwira ati ndavuze ngo uhereye none ntuko usubira iwawe. Aragaruka none hano umuntu harimo abari kugenda. Bari kugenda kubera ibyo byabaye bike. Bakagenda kubera amadeni bafite kandi barayafashe bombi. None ari kuyamutamo. Ari kuyamutamo. Kumuka ari kunyura. Yego. Wewe birazi ngo waburi inzobe ntumbi. Ahubwo gahunda ni iyo gusubira mu nzu. Gahunda ni iyo gusubira mu nzu. Mukongera mukajika inama. Dore ngo riva ngo ari kubagarura. Aho riva ngo mwumvise ko ari kubagarura. Ari kubagarura. Bagarure. Bakurikije mubabarane n'ababa bari mu ishimana n'abari Nibyo. Yo system. Kera baca ku mugani ngo umwanzi kwangara agashaka kabiri. Ubu dufite abakecuru bafite amasezerano y'uko ingo bafite akariza. Ugasanga umugore waje dore arasaje ari gusengera uyu mugabo ngo niwe sezerano. Ugasanga n'umukobwa wanje afite isezerano ry'uko Imana iramuvuga. None ari gusubiza mukecuru no gusubiza umwana irasubiza. Nasubiza umwana. Umwana ngo bamusubiza.